Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa kandi kuko turanabubakira amazu meza nk'iyi ngiyi muri kubona, kandi rwose mu buryo butabahenze. Ntabwo ari ibyo gusa kuko tubashakira n'ibyangombwa byo kubaka ndetse no kuvugurura, ari nako kandi tubafasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro. Iyi ngiyi rero ni kampani yanyu. Ndagusabye kanda subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona ku masikirini yanyu, ku mbuga nkoranyambaga zacu, muri kubona inzu y'akataraboneka iri kugurishwa. Inzu nziza cyane ikiri nshyashya, inzu yo guturamo ya etaje nziza cyane. Iyi nzu rero ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, ahazwi nk'i Gahanga. Iyi nzu iri muri karitsiye nziza cyane, nziza rwose, yegereye amazu meza ari ku rwego rwayo. Ni karitsiye nziza yo guturamo, ni karitsiye nziza yo kurereramo, ahantu usanga ibikorwa remezo byose. Iyi nzu ndagira ngo nkumenyeshe ko ifite ibyumba 6 byose byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete 5, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Ariko mbabwire ko ifite salon 2, ifite salon yo hasi ndetse ikagira na salon yo hejuru, ari nako kandi ifite na cuisine nziza cyane. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite na annex hanze. Iyi nzu kandi ndagira ngo nkumenyeshe yuko rwose ari inzu iteguye mu buryo bugezweho, inzu yubakishije ibikoresho bigezweho byiza kandi biramba. Ndetse iyi nzu ikaba ifite na rooftop ahantu hejuru rwose, ntabwo isakaje amabati ahubwo ni beto. Ikahagira kandi n'ahantu ushobora gufatira icyo kunywa kuri iyo rooftop. Ikaba rooftop yayo iriho na jardin nziza cyane y'akataraboneka, nk'uko murakomeza kugenda mubibona mu mashusho. Ari nako kandi aho hejuru nyine hari ahantu ushobora gukora nka kontwari, ushobora gukora nka ofisi. Mbese ni inzu nini, nawe urabyumva, inzu y'ibyumba 6 na salon 2, ikagira naho hagenewe ama ofisi, ikagira hagenewe ama chambre de prière. Ikaba ifite parking ibasha kujyamo byibuze imodoka 3, ikagira kandi na jardin ihagije. Ni inzu rero nini cyane kandi inzu nziza igezweho ijyanye n'igihe, nk'uko muri kubibona ku mashusho. Ni inzu y'abagabo, ni inzu y'abantu b'abagabo, abantu bakoze rwose, ukavuga uti aha hantu ndahatuza umuryango wanjye, ndaharerera abana banjye. Ni inzu y'akataraboneka. Si ibyo gusa rero kubera ko ushatse no kuyigura udakeneye kuyituramo, ni inzu ushobora no gukodesha kandi ugakodesha amafaranga menshi. Ni inzu yabamo business, ushaka kujya ucumbikiramo abantu. Ni inzu yabamo office, nta kintu na kimwe utayikoramo. Ni inzu yajyamo na clinique yewe, kuko ni inzu nini cyane kandi ifite mu rugo hahagije, iri no muri karitsiye nziza cyane ikeneye izo serivisi zose mbabwiye. Iyi nzu rero ifite ibintu byinshi cyane bigezweho, ifitemo amaklimatizeri. Ni ukuvuga ni inzu irimo za klimatizeri ku buryo ushobora gushyiramo ubukonje mu nzu mu gihe hashyushye, cyangwa ugashyiramo ubushyuhe mu gihe hakonje. Ni inzu mbese ibintu byose bigezweho. Ifite amatara y'amasensa mu ma esikariye, ifite mbese ni inzu y'akataraboneka. Nyaboneka iyi nzu ntikwiriye kugucika, cyane yuko mu by'ukuri irashaka amafaranga atari menshi, yego si na makeya, ariko ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu, ahantu yubatse, ibikoresho biyubakishije, ikibanza, ibintu byose, irahendutse mu by'ukuri, kuko irashaka miliyoni 230 zonyine kandi ziri negosiyabule. miliyoni 230 mushobora kuganira tukagira amafaranga makeya tubakurizaho, iyi nzu ikaba iyawe, mu gihe rwose waza ufite gahunda, ko burya ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Yes. Niba rero wakunze iyi nzu cyangwa serivisi dutanga, cyangwa ushaka n'izindi nzu zitari kuri uru rwego, zaba iziri hejuru yayo cyangwa iziri munsi yayo, ushaka kuduhamagara kuri nimero zacu, ngira ngo mumaze kuzimenyera muri benshi, arizo 0788
48 67 cyangwa se 0781223013. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi ushaka kudusura kuri website yacu ya www.nzuri.rawa, hanyuma tukajya tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe utarabikora, ukande kukazogera, ukore share, nawe ukoresha ururimi rw'igifaransa kanda ahanditse sabone, ujye ubana na Nzuri Business Group Limited kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Muze tububakira amazu meza y'akataraboneka nk'iyi ngiyi n'iziyirenze, yewe nizo munsi yazo twazikubakira nta kibazo rwose. Muze kandi tubarangira imari za byungura zo kugura, ari nako kandi mwebwe mufite ibyo mugurisha mwatugana tukabagurishiriza ku giciro cyiza, kandi rwose tubarangira ibintu birimo umucyo, bitari mu manegeka, bitarimo litije iyo ari yo yose. Ari nako kandi tubafasha muri byose muri real estate, tubashakira ibyangombwa ndetse tukanabamanagingira imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro. Mwebwe muri kure, mwebwe mutabasha kuboneka, nimuze muduha amazu yanyu tubafashe kuyabyaza umusaruro. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ciao ciao.